bandeberaho Kristo niwe rugero rwiza. Njyewe ndi umwana w'umuntu. Kristo niwe rugero rwiza rukwiye. Paulo yaravuze ngo mugire ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nakigeze mu cya Kristo. Ariko ndababwiza ukuri njyewe ntibagire mu cyanjye. Ahubwo bagira ikirenge mu cya Kristo. Kubera iki mu cyawe hari wagitandukira se? Oya nuko ndi umuntu. Ntago ndashaka kubarebera kuri Kristo. Kuko nanjye ni Kristo ndi kwigiraho. Kristo ndi kwigiraho wenda icyo bandeberaho nicyo babona cyiza. Naho ibindi ndi umuntu wambaye inyama n'amaraso. Ariko njyewe nshima Imana ko yanshimye kugira uwo ndiwe. Niba hari abamfatira urugero bakaba inspired, Imana ibaha umugisha. Ariko cyane cyane batumbere Kristo. Kuko niwe kuri, niwe buzima, niwe ushoboza, ni nawe uzabashoboza. Are the potter, shaping my life with living water. Your mercy found me unworthy as I am. Unworthy as I am, you called me chosen, a child of the Lamb. By grace, I stand redeemed and free, a living testimony of what you can be. Now I proclaim with joy I sing the wonders of Christ, my Savior, my King. For in my life your glory I see, a living testimony for eternity. Ladies and gentlemen, please welcome Israelmbonyi. It's not about fame,
of fortune. It's a ministry. Ladies and gentlemen, are we ready? Put your hands together and welcome Israelmbonyi! Majina moto litapita penye uvuli wa mauti, mimi na wewe sitaogopa kamwe. Mungu wangu wanishika mkono, wautuliza moyo wangu, sina mashaka, wanibeba mbele.